urakoze cyane. Uriyumva utuye umunsi? Ndishimye ngaruke muhira. Iki cyagutunguye ukigera hano? Mwebwe. Niwe muntu wari witeze ko atari buze ukamubona? Atari buze ni mwebwe. Mwebwe zire niteze ko muza ni mwebwe. Uyu munsi uriyumva gute kuba wongeye kugaruka mu rugo abandi bantu wari usanzwe utabona wongeye kubona? Ibyishimo cyane, ndishimye vraiment kuba ndi hano uyu munsi. Nari mbakumbuye, nari nkumbuye igihugu, nari nkumbuye abanyarwanda, nari nkumbuye abakristo, nari nkumbuye abantu benshi. So ndishimye kuba ndi hano mu by'ukuri. Ubwo ugenda waravuze ati nzagaruka nje mu bukwe, twizere ko nabyo bita biba? Tuzabimenya hanyuma. Ariko hariho akantu nyine ka naje mu giterane, naje muri event. Ese umuntu arahari? Umuntu arahari? Umuntu uhe wo kuba byaba ibiki ubukwe? Ese kuza nyuma y'igihe kinini wakore muri Foursquare ubona wongeye gutumirwa ukaba wongeye kuyisanga wabyakiriye bite? Mu by'ukuri Foursquare ni byiza. Bazi amateka yanjye n'umurimo twakoreye muri iki gihugu. Foursquare ni murugo. So kugaruka biranshimishije cyane kandi nari nitegereje nanabyifuzaga cyane. So mu by'ukuri byanshimishije kugaruka muhira. Ese abantu bazaza mu giterane cya Joshua Generation bitegetse cyangwa se bitegura? Mu by'ukuri amatsiko bafite niyo nanjye mfite. Twese dufite amatsiko yo kuzabona ubwiza bw'Imana buzaba buri hari ahantu. Bitege ibihe byiza bidasanzwe byo guheruka, kugamya Imana mu mbaraga, guhimbaza Imana mu buryo bwinshi butandukanye. Mu by'ukuri rero ndatekereza ko bizaba ari ibihe byiza. Bizaba ari ibihe byiza, ibihe bidasanzwe. Abantu bazaze turamya Imana. Nanjye sinzi ikizahabera ariko ikizaba ari cyiza. Ese nyuma ya Joshua Generation hari ikindi giterane wowe ubwawe waba ufite hano i Kigali mbere yo gusubirayo? Oya. Ni Joshua Generation gusa. Nirangira uzasubirayo? Okay, igihe cyo gusubirayo tuzakimenya hanyuma ariko turacyafite ibindi bikorwa hano. Hari abantu benshi bari bakumbuye France mu buryo bwo kuririmba, bagira ngo indirimbo yakujemo uri hano, bagira ngo abe ari yudo uririmbeho gato cyane abantu baragukumbuye. Kabisa gato cyane. Indirimbo yamfatiye mu ndege ni nyinshi zamfashe ariko yagize cyane n'indirimbo ivuga ngo ego utovu yamuye uvumo achona uzoko ngoni